yego sha kuko wavuze kuri pe nanjye maje kubibona burya bakire si abantu rwose pe igihe ukoze akazi ukakora umwanya muremure bose atazanya kwiheza amagambo ati umuntu ugakora gahoro ariko noneho boss igihe akoze akazi kagakora umwanya muremure we atavuga ati nyine abanje gutekereza mbere ko yakora none yaguha akazi ntugakore atangiye kwita umunebwe kandi ariko nyine ako kazi yatagakoze atangiye kwireguza ko yari ari bize nyine ari mu bindi bintu arimo arakora ikibaje none we nk'umukozi ukoze ikosa ubu uri ikigoryi ariko nyine nka boss yakora ikosa nyine gatangiye kwireguza yuko nyine ari umuntu nk'abandi bose noneho nyine we nk'umukozi utangiye gukora ibintu nyine atakubwiye atangiye kuva yuko utanyine kwihereza ibitakureba kuri incyanutse ariko nyine nka boss atangiye gukora ibitamureba mu kazi atangiye kwireguza yuko nyine ari ukugira ishyaka ngo no gukunda akazira nk'umukozi usohotse muri ofisi atangiye avuga ko agiye kuzerera kuri imburamukoro ariko nyine nka boss aramaze asohotse muri ofisi akagenda atangiye kwireguza yuko nyine yagiye ku zindi bizinesi noneho akandi gusaba uruhushya ubwo atangiye gukeka nyine ko yabonye akandi kazi ugiye kuri interview ariko nyine boss we yakandi kasaba uruhushya ubwo nyine agatangiye avuga yuko nyine we yakoze cyane yarushye yananiwe cyane rwose Oh my god reka jyane ndebe boss musabe numve ko yanyinjiza umusarada reka singiye kuzapfira ku kazi nkapfira ku kazi nk'itara ibaze ko maze gukora ino myaka yose akaba atarangiriza umushahara di ibi rwose ntabwo bikwiye pe agomba kunyongeza ku bina bwiza yego injira mwaramutse neza boss waramutse shaje warijwe none se ubundi ikintu ndimo ndimbaza ubundi ujye wizera ko abantu bashobora kuzuka igihe bapfuye reka ibyo ntibishoboka byabaye se ahubwo ko nta n'ikimenyetso kirabyerekana ko isi yaremwa none se ubundi nimba ari ibyo ngibyo ejo waratashye uva ku kazi amasaha ataragera uvuga ngo ugiye kugenda ujye gushyingura anko wawe ariko twebwe icyadutangaje ni uko twagiye kubona tukabona Jean arimo aragushakisha God have mercy upon us. nyine boss we ntubabarire ku byo byabaye ariko nyine icyo nashaka kubwira okay nta kibazo nyine mbwira ahubwo se wagira ngo ngufashe iki nyine boss urabona nawe nk'uko ubizi maze ikindi rwose nk'uyu no kampani yanyu kandi rwose nyikora neza n'ubwitange bwinshi igihe kirenga umwaka yego nyine wowe rasa ku ngingo nyine rwose boss ntaciye rwose ku ruhande rwose boss nagira rwose mumfashe munyeze umushahara nyine boss urebye hari kampani zirakonye zimaze iminsi nyirukankaho zishaka ko nazikorera ariko nyine navuze kamaze nkubaze tukongeza umushahara nyine nanjye urebye nifuza kuba nzakongereza umushahara ariko ubundi urabona rwose nawe kubibona iki rwose ntabwo ari cyiza nyine rwose boss ibyo uvuga ndabyumva neza cyane kandi rwose ndabizi neza yuko tumaze iminsi nyine ubucuruzi butagenda neza kandi rwose ibyo twagurishaga byaragabanyutse ariko nawe nyine icyo nkusaba banza rero rwose noneho urebe ukuntu nakoraga cyane nkakora ubudasiba kandi rwose nkakora n'ubunyangamugayo muri ino bizinesi yanyu hafi umwaka n'igice rero nkurikije ingingo rwose unsobanuriye nkaba kandi rwose ntifuza yuko mugenda yo gusaba akazi ahandi ndaza kugigera rwose nkongeza umushahara umushahara ajya guhembwa ndakongeza 10%, noneho ndagiza nkongezeho iminsi 5 yo kujya rwose uruhuka mu minsi yose ibyo urabyumva utereye ibyo ni byiza pe kandi rwose ndabyemeye kandi rwose urakoze boss none se ubundi utarishima ngo ugiye nawe uza kurara ni kweto ndagira ngo bansobanurire neza ubundi nize kampani wavanga uzashaka kuzaguhereza akazi kampani se kampani yo gutunda agasasiro kampani yo gukora amasanduka kampani yo gukora muri ruhurura na kampani yo gucukura amatore nizo kampani zanshakaga Jesus. boss urabizi imyaka yose nayimaze rwose mbakorera nivuye inyuma nanjye nyine ngiye kureba nsanga rwose ntimurangiza umushahara habe na rimwe rwose ngo mube mwajyana ahandi hantu cyangwa se mube mwanzamura mu nzego uzi ko narebye nkasanga nta na recommendation murama kandi rwose na kampani ikaba nta kintu iba bikoraho nibwo nyine nahise mpitamo ati reka nze mbikubwire nkawe boss wanjye rwose reba icyo wakora nibwo nyine muri iki gitondo navuze ati reka nze mbikubwire rwose nkawe manager wacu dukunda cyane none donyeje umushahara umva rero nshuti yanjye birimo rwose ibi ntabyo nzi sinize nkubona n'umusore muri kampani yacu umunsi wa rimwe none se ubundi reka mbanze nkubaze umwaka ugizwe n'iminsi ingahe nyine ugizwe n'iminsi 365 ariko rimwe na rimwe bigiye biba 366 ibyo numva ubizi none se umunsi ugizwe n'amasaha angahe amasaha ni 24 none se nimba ugiye isaha ku munsi ukora amasaha angana iki gukora se nyine mpera saa 2 za mu gitondo nkaya saa 10 za nimugoroba ubwo n'amasaha 8 nyine ku munsi none se ubwo aya masaha ukora ku munsi turamutse mu buryo bw'imigabane yaba angana iki Things say they wise.
God have mercy upon us. nyine ni amasaha 8 ugamije amasaha 24 aribyo biba 1/3 nyine. Ibyo ni byiza. None ufashe 1/3 cy'amasaha ukora ku munsi, none mu mwaka gwa gukora amasaha angana iki? Nyine ni 1/3 ukubye iminsi 336 aribyo bingana n'iminsi 122 ku mwaka. None se ubundi reka nkubaza, mu minsi ya weekend ibyo uza gukora? Oya rwose boss. None se nimba uzikorera kuri kalendari ni iminsi ingahe mu mwaka igizwe n'ama weekend gusa? Nyine ni iminsi 52 yo kuwa gatandatu n'iminsi 52 yindi ku cyumweru, byose bihamwe bigana n'iminsi 104. Urakoze cyane rwose. None se iminsi 122 y'ukora ku mwaka, ukuyemo 104 utajya ukora, iyo weekend igusigana iminsi ingahe iyo wakoze ku mwaka? Siasigaye iminsi 18 se. Okay, ikindi kandi noneho buri gihe buri mwaka mwezi ibyumweru ibi byo kuruhuka udakora. Noneho rero ufata ya minsi 14 y'ibyumweru bibiri nyine ukore iminsi 18. Umbwira hasigara iminsi ingahe nawe? Noneho nyine waba warakoze ni ingahe? Siasigaye iminsi 4 gusa se. None se ubundi waba warigeze ukora ari kuri bonane? Yewe ya boss. None waba warigeze ukora ari ku munsi w'abakozi? Nyine we ya boss. So none ugusigaranye iminsi ingahe ubwo mvugisha ukuri? Boss ase rwose iminsi 2 yonyine. None se ubundi ikindi kandi wigeze uza gukora ari ku munsi w'ubwigenge? Oya rwose boss. None se sha ubundi wigeze uza gukora ari kuri Christmas? Boss oya. None ubwo ngubwo hasigaye iminsi ingahe? Boss nta no musigaye rwose. Ariko abantu mwarasaze. None ubwo ukaba ukeneye ko tukongeza umushahara ko wakoze iki? Ubwo rwose ndabona ukwiye no kujya muri gereza kuko ndabona uri igisambo ushaka kutwiba. Ahubwo mfungura amaso yanjye utakiri aha ngaha. Mbura umuntu mbona ivumbi vuba vuba. Jesus! Wait a minute. Jesus! Boss Oh my God! Oh my God!